mbona igiti cy'umugano kuko Imana niho yanjyanye irankira ngo hagarara aha ngaha. Ndagenda ndahagarara mera ntya, ndeba imbere yanjye hari igiti cy'umuwembe. Buriya Satani nawe agira protocole, ngira ngo narabivuzeho ubushize. Noneho uko abantu bamanuka bajya kuzimu, hafi aho ngaho hari protocole imbere yanjye narayirebaga ya Satani. Ukamanukira, nabonaga abantu bamanukira kuri icyo giti cy'umuwembe, bamanuka, hakaba hari ushinzwe kubabwira ngo mukomeze hano. Nabonye abantu benshi, keretse umuntu umwe wenyine, niwe umusore, niwe wagarutse afata telefone arahamagara ngo yewe ngo ndagarutse ngo mbonye bidakunda. Uwo niwe wenyine nabonye, nanjye Imana ihita inkurayo ikabugura. Narasenze, nkunda kubabwira ngo Imana ijya nsanga ikampamagara kandi ikampamagara mu izina rimwe. Abantu wenda mushobora kumva ko ari ibintu bidashoboka, birashoboka. Narasenze, Imana irangije imbwira hari indirimbo yanyeretse ariko ntabwo nzi umuhanzi wayo. Irambwira hari indirimbo ivuga ngo ndabona igicu kiriho gitutumba gisa nkaho kigiye gutanga imvura. Yego. Nari maze gusenga rero. Ngo mfite inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye. Ngo kandi nkabona igicu kiriho gitutumba cyiza kimeze nk'igitanga imvura. Gusa numva atari byiza. Narasenze rero, ndasenga, Imana inyuzamo muri iyo ndirimbo ngo hari igicu cy'ibyiza kiriho gitutumba nk'igitanga imvura. Uko biri kose rero numva ari byiza. Buri imvura si umugisha? Ni umugisha. Twizere rero, dukomeze dusenge. Imana ishimwe n'ukuri. Ibyo byose Imana igomba kugira gute? Kubikuraho. Yego. Imana rero ishimwe cyane, ndayikunda kuko ijya insanga. Ariko ubuze ko ngiye no kuba mpagaritse ibintu byo ku macano. Imana arambwiye ngo nimbe mpagaritse izongera imbwira ikindi gihe. Niyo mpamvu. Ariko nibyo ibintu byose buriya umuntu aje akugana akaba azi ko wera imbuto. Hari abantu njya mbwira ngo nimwere imbuto. Bakaba bati se mukozi w'Imana tuzere izihe mbuto? Tuzere amaronje, tuzere indimu, tuzere izihe mbuto? N'imbuto zikwiriye abihannye. Ntabwo rero abantu bazaza bakugana ngo uri pasiteri. Abo bantu muzababazwa niba mutavuga Imana ibarimo, muzababazwa mbibabwire. Niba mubeshya abantu, niba mukorera ibyaha mu nsengero, ahubwo nimushaka mwihane hakiri kare, musaba Imana imbabazi kuko Imana yarururukije kuvangura ikibi n'icyiza. Imana yarururutse cyane cyane ku bahanuzi bariho babeshya abantu ku macano, bajyaho bakabeshya kwiyasira ngo Imana iravuze itavuze. Aba ngabo nibo batumye Imana yururutse kandi iraje. Abahanuzi, reka nkomerezeho na message. Ntabwo mvuga abahanuzi gusa, pasiteri se si umuhanuzi? Yego. Bose baririmbye mwese. Imana izanye umweyo, ije gukubura. Ntabwo byoroshye. Mujya mumbwira ngo kuki ngo nkunda, nta message ngiye mba mfite ahanini ibyiza se mvuga mukora ni ibihe, cyangwa Imana yonyereka ngo mbabwire ngo mwakoze neza ni ibihe. Cyakora ubwo hari abitangiye kwishimira kuko bariho basenga. Hari Imana yanyeretse batangiye kwizera, batangiye gusenga, batangiye kwizera ko Imana ihari. Ariko bahanuzi mufite ibibazo, abajya ku macano mukiyasira, mukikubita hariya mukagaruka hariya. Sinzi ako se ubundi kuri cano haba akazi kikoge ntako ndiho mbona bo. Ibintu bituma abantu bajyaho bakiyasira, barashaka kumenyekana se ngo bitange iki? Njye ntabwo nshaka kumenyekana, Imana aba ariyo izamenya. Abahanuzi rero iyo ni message yanyu n'umushaka rero. Ndasenga, Imana inyuzamo muri iyo ndirimbo ngo hari igicu cy'ibyiza kiriho gitutumba nk'igitanga imvura. Uko biri kose rero numva ari byiza. Buri imvura si umugisha? Ni umugisha. Twizere rero, dukomeze dusenge. Imana ishimwe n'ukuri. Ibyo byose Imana igomba kugira gute? Kubikuraho. Yego. Imana rero ishimwe cyane, ndayikunda kuko ijya insanga. Ariko ubuze ko
ngiye no kuba mpagaritse ibintu byo ku macano Imana arambwiye ngo nimbe mpagaritse izongera imbwira ikindi gihe niyo mpamvu ariko nibyo ibintu byose Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare Siribi Studio ni igisubizo cyawe bahanzi baririmbyi namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video wifuza gukora live recording cyangwa se live tugane tubigufashemo wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza ntugire impungenge gana Siribi Studio ibiciro byacu ntabwo bikanganye dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Reka tumwakire. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe cyane. Amakuru y'imezi? Amakuru turashima Imana. Imana ihabwa icyubahiro ko mushima Imana. Hari haciye iminsi uri muri gahunda nyinshi, uri mu ivugabutumwa, muri no mu masengesho. Yego. Nizere ko uyu munsi hari icy'Imana yakubwiye, iby'Imana yagutumye. Twizere neza ko uyu munsi utuzaniye agaseke gashya. Yego. Reka ngusabe kugira ngo usuhuza abakunzi bacu nurangiza usenge Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Abadukunda, abadukurikira, inshuti za Yesu ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Nari maze iminsi rero mudakunda kumbona. Ntabwo nkunda kumva ko igihe cyose naba ntanga message yego, ariko mba ngomba no kugira igihe cyo kubanza kuzisengera kugira ngo nzihe ba nyirazo n'abagomba kuzisengera. Ntabwo rero njya ndyama ngo nkanguke mvuga ngo reka ngo uhamagare uze ntange message, ndabanza nkazisengera Imana ikampa n'uburyo ngomba kuzitanga. Imana ishimwe. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, ahasigaye dutangire ikiganiro cyacu. Yego, murakoze. Imana yacu Data ushoboye byose, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye ko waturinze tukaba twongeye kubonana amahoro duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho rero Kristo, turakwinginze ngo urukire kubana natwe, turakwinginze ngo abagushaka nawe ubiteho cyane, bagire neza, bakugireho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Rero turiho dusenga, icyo duhagaritse n'imbaraga mbi no gukora kuri kumwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze ngo utatanye inama zose mbi zikuzimu. Ngaho tugire neza, tukugireho umugisha. Turasenze kandi turizeye ko bikoze ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Urakoze kubw'isengesho ryiza uduhaye, kandi nizera ndashidikanya ko tugiye kubana n'Imana muri iki kiganiro. Nuko hanyuma se amasengesho byagenze neza? Byagenze neza. Uretse ko ahanini iyo ndi mu masengesho ngenda nkuramo message zikakaye. Ntabwo biba byoroshye. Nanjye nkunda kubaza Imana, nkabaza se Imana kuki umpa message z'abantu zikomeye no kubera iki? Imana ikambwira ngo nizigomba kumpa kuko hari abavuga mbese byiza gusa,
ariko n'ibi ntibabivuge. Imana irambwira ngo mbwire abantu ko ubu nta cyiza cyo kuvuga kigihari. Nta kubwira abantu ibitangaza. Ubushize ntaguciye mu byo uvuga, mu kiganiro twakoranye wari watambukije mesaje nyinshi kandi utambutsa mesaje zifite imbaraga. Mu masengesho wakoze nizere ko wasengeye ibyo wari umaze guhanura, kuko njyewe nemera ko umuhanuzi abaho, nkanemera ko Imana yereka abantu ibintu, ariko nanone nkanemera ko umuhanuzi w'ukuri nyuma yo guhanura asengera ibyo yahanuye, kuko nizere ko utari muri ba bahanuzi bashimishwa nuko ibibi bahanuye bisohoye. Ahubwo noneho njyewe nizere ko uri muri ba bahanuzi basenga ahubwo bakuzaho na bya bibi babonye, kuko burya Imana ikwereka ikintu kugira ngo ugisengere. Impamvu umuntu atanga mesaje ni ukugira ngo abantu bareke, mbese bareke kurangara, cyane cyane ko ujya ukunda kumbwira ngo utambutsa mesaje nkeya izindi ukaziceceka. Ese warasenze? Ndaza kukubaza ibibazo bitewe n'ibiganiro twagiye dukorana njye nawe. Wibutse gusengera izi mesaje wagiye utambutsa? Reka nkusubize ku cyo mbajije ngo zere ko utameze nk'abahanuzi. Wowe nta nubwo nzegera mera nkabo. Yego. Ntabwo nzegera mera nkabo, kuko njye mvuga icyo Imana yantumye, nkavuga igihari, ibidahari ntabwo mbivuga. Yego. Nabonye rero akenshi hari abambaza ngo jya uvuga ngo ugire gutya, ngo ugire gutya. Ntabwo ni ngombwa inshuti zanjye, ngomba kuvuga ibyo natumwe kandi nkabuvuga uko ngomba kubivuga. Winyemeza rero kugira ibindi nongeraho. Yego. Ibyo bindi nawe nushaka kubyongeraho ni akazi kawe, ariko aho nagarukirije ni aho ngaho. Wowe gusa icyo nakugireho inama nanjye nigira ni uko tugomba gusenga. Yego. Hanyuma ndagira ngo uri n'amatwi yumve, uyu munsi ufite mesaje nshyashya ushaka kuvuga, ariko ndagira ngo tumaze tuganire. Hari mesaje watambukije mbona ibaye nk'ikanguye abantu. Uvuga uti Imana yanyeretse hari umuntu ukomeye ushobora gupfa. Ntabwo wavuze ko agiye gutaha, wavuze ko agomba gupfa. Reka nkusoreho aho ngaho gatoya. Ntabwo navuze umuntu ukomeye, ahubwo navuze umuntu uzwi. Sorry. Umuntu uzwi. Wavuze ko ari umuntu uzwi kandi wamenyekanye ugomba gupfa. Mu masengesho wasenze hari ihishurirwa waragize kuri uwo muntu ko yenda Imana hari ikintu yabigiye gukora ku buzima bwe ikamurengera? Njyewe icyo mpamya neza ni uko buriya abanyagatolika nibo bamwitorera mu gatolika nibo bavuga ngo hari icyo bita kugarukira Imana. Yego. Ntekereza rero iyo wagarukiye Imana ukayisaba imbabazi, kuko n'igihe uba ukiriho n'igihe uba ugihabwa iyo mesaje, nubwo mba ntaravuze uwo muntu uwo ari we nyirizina, kuko sina ngombwa nanjye abenshi nimvuge uwo muntu, ntabwo ari ngombwa. Ahubwo abanyabwenge baramusengeye, hari n'abagiye banyandikira bakambwira ati ubu turi gusenga Imana irengera uwo muntu. Erega Imana irashaka abantu bagira urukundo. Yego. Nahindukira rero asenge nk'uko nakomeje mbivuga. Umuntu iyo agarukiye Imana agapfukama akajya imbere y'Imana, yaba akomeye yaba yoroheje, agapfukama agasaba Imana imbabazi, akavuga ati Imana ndagira ngo ngaruke imbere yawe nkiza untunganye. Imana rero akumva cyane, kuko turi igishoro cyayo. Yego. Turi igishoro cyayo. Iyo wagarukiye Imana ukayemera ko ugiye kuvuga ubutumwa bwiza, ukayemera ko ugiye kuyikorera, ntekereza ko Imana yakumva. Ntabwo rero byakuraho kutamusengera. Naramusengeye, hari n'abandi buriya bamusengeye. Ni byiza gusengerana, ariko
ikiruta kuba cyiza ni uko nyirabyo nawe nubwo ntavuze izina ariko twese tuba tugomba kwisuzuma tukareba yego tukisuzuma tukareba se mpagaze nte ukikosora. Ni byiza rero ko kwihana ni byiza, n'ibyo byose byakurwaho kubera ko n'ubundi wari wabivugiye kuri social media. Ikibazo ndi kubaza ndashaka kumenya Imana hari imbabazi, hari ubutabazi yatanze kuri uwo muntu cyangwa nta makuru mashya ufite? Oya, kuri uwo muntu nta makuru mashya mfite. Ntayo ndabona, ninyabona nayo nzayavuga buriya. Okay, ntacyo bitwaye. Hanyuma hari ikindi kintu wari wavuze nshaka kuvugaho. Hari abantu ndiho mbona bampamagara bakambaza amagambo aterekeranye, ntabwo ndi umunyepolitike inshuti zanjye. Ese bumva hari bampamagara bambaza, ntabwo sinshaka guhamagara dusenge, mpamagara tuvuge Imana, mpamagara umbwira uti mfite icyifuzo ndashaka kunsengera, dufatikanye nkusengera Imana, ariko kumpamagara unjyana mu bindi bitari mu murimo w'Imana ntabwo mbishaka. Abantu tubyumvireho, ntabwo ari uko nguko nteye. Mpamagara umbwira uti dusenge, ntabwo nshaka kumpamagara umbwira ngo Pascal ameze atya, ngo icyo ngo vuga ngo igihugu ngo kivugisha ukuri ngo ni icy'u Rwanda, ntaho ibyo bihuriye inshuti zanjye. Oya, we nimba abona ko hari aho akibona azagenda kivuge. Nese arabigucishaho ibyo uvuga, hari umuntu uba wabikubwiye? Ntabwo mbikunda rero, ngenda avuga Imana. Niyerekwa ni ubutumwa bwawe, niyerekwa, ntabwo uvuga ibyo wabwiwe. Nimba bo bafite ibyo bashaka kuvuga bashobora gushaka aho babivugira. Mwintekerereza n'imitekerereza ubwanyu, ibyo ntaho bihuriye. Ngendeho ndavuga, niho ndakora umurimo w'Imana, mwinjyana mu bindi rero. Narasenze, nkunda kubabwira ngo Imana ijya nsanga ikampamagara kandi ikampamagara mu izina rimwe. Abantu wenda mushobora kumva ko ari ibintu bidashoboka, birashoboka. Narasenze, Imana irangije imbwira, hari indirimbo yanyeretse ariko ntabwo nzi umuhanzi wayo. Irambwira hari indirimbo ivuga ngo ndabona igicu kiriho gitutumba gisa nkaho kigiye gutanga imvura. Yego, nari maze gusenga rero, ngo mfite inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye, ngo kandi nkabona igicu kiriho gitutumba cyiza kimeze nk'igitanga imvura. Gusa numva atari byiza. Narasenze rero, ndasenga Imana inyuzamo muri iyo ndirimbo ngo hari igicu cy'ibyiza kiriho gitutumba nk'igitanga imvura. Uko biri kose rero murumva ari byiza. Buri se imvura si umugisha? Ni umugisha. Twizere rero dukomeze dusenge. Imana ishimwe n'ukuri. Ibyo byose Imana igomba kugira gute? Kubikuraho. Yego. Imana rero ishimwe cyane, ndayikunda kuko ijya insanga. Ariko ubuze ko ngiye no kuba mpagaritse ibintu byo ku macano. Imana arambwiye ngo nimbe mpagaritse izongera imbwira ikindi gihe. Niyo mpamvu. Ariko nibyo ibintu byose umuntu aba agomba kubikora. Nimba tuyoborwa n'umwuka, tuyoborwa n'umwuka we, sibyo? Apana kuyoborwa n'umubiri. Gusa byo iyo umuntu ayoborwa n'umwuka wera ahura n'imbogamizi, kuko hari abantu benshi baba bashaka ko yayoborwa n'umubiri, baba bamubaza ibibazo byo mu mubiri. Ariko n'ubundi nk'uko waje uvuga ko Imana ari ikubwiye, ifite uburenganzira kubwira ngo ceceka, kandi ugaceceka, sibyo? Oya, baranda bakunda bavuga kuri, mujye muvuga kuriya, kuko kuvuga kuriya bituma Imana impa amanota. Imana irushaho kunezerwa cyane. Ubu ibyo mumaze iminsi muvuga byose, musebya mugira mute, niho ndimo kubonera umugisha. Amen. None urasetse wabe. Kanseke, kuko ubwo hari ibyo mba ntibutse. Buri umuntu nakuvuga nawe ujye umenya uti kabaye Imana yanjye iraje. Ubu se kandi ko bajya bavuga ngo abantu ngo baje guhanura ngo kubera ko bakeneye ibiryo cyangwa se ibindi bintu, babona koko mu by'ukuri uri muri abo? Inshuti zanjye ndarya n'ibyo kurya ndabifite, ntago nshonje. Hariho abavuze ngo nimvuge ngo banyihere ibyo kurya. Nawe narababonye, nibo nanjye ndi kubwira. Imana nitanga ibyo kurya. Ubundi se umwana w'umuntu yakumara icyo? Umwana w'umuntu yaguha akakuvuga, ariko Imana we ntiyakuvuga. Ubwo rero hamwe no gusenga biranejeje rero kuba hari ubutsinzi. Nizere neza ko n'ibindi byose
utaba wavugiye hano kuri kamera ubisengera kandi bigakurwaho? oya ndasenga rwose, mpamya neza ko nsenga, n'abantu bankurikira benshi barabizi. isaha y'isaa 8 saa 9 mba ndi maso kandi mba nsenga, amakuru barayafite, bazajya bandika, bazajya bababwira. Ndasenga, nsengera buri kimwe, ari ibyifuzo, ari ibyo bihugu biri mu biyaga bigari byose ndabisengera kugira ngo Imana ibihe amahoro. Ndasenga rwose, nta n'ikindi kindangaje, ikindangaje imbere no gusenga Imana, nta kindi. Hanyuma dutere intambwe twigira imbere, tugeze ku murimo w'Imana. Eric, birashoboka ko umurimo w'Imana, ubwo nivuga umurimo w'Imana abantu bumve icyo bita idini, umurimo w'Imana ushobora gukomera udafite abantu bayoborwa n'umwuka wera? Ntabwo bishoboka. Ese ko hari amadini atagira bene abo bantu bavuga ngo twabonye kandi tubona ko akomeye? Ntabwo wasenga udafite umwuka wera ngo ugire imbaraga. Ntabwo bishoboka. Umwuka wera niwe utanga imbaraga, kandi utabufite ntabwo byakunda. Muririmbyi yaravuze ngo tugufite ntitwifuza undi murengezi. Twifuza undi murengezi. Hanyuma se urabona umurimo w'Imana uri gukora gute kuri ubu? Ngenda ndavuga ku giti cyanjye. Ku giti cyanjye umurimo w'Imana uragenda neza, kandi n'ibyo ndimo nsengera biriho biragenda neza. Ikindi cyo ni ikijyanye n'amadini n'amatorero. Abantu ntibahumuke, ntabwo navuga ngo ibintu ni amena, oya. Abantu ntibahumuke, basenge, bavuge bati se Pascal, basenge bavuga bati se Pascal dusengana ni muntu cyaravuga Imana koko. Muhumuke mubaze Imana, kandi Imana ubundi kera twajyaga dusenga Imana tukavuga ngo niyururuke ibane natwe, ariko Imana yarururutse. Imana yaje guhemba no guhana. Twihuse rero, hari message ari abapagane abo twita ko batari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Wihangane, ntabwo ndibuze kugutindira cyane. Ari n'abantu bitwa ko bamwakiriye, bavuga ko bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ubundi abatera Imana uburakari ni bande? Kuko rimwe nakira umuhanuzi akavuga ngo abantu ngo banze gukizwa, nakira undi akavuga ngo abantu bari mu nzu y'Imana ngo ntabwo bari gushaka gukizwa, sibyo? Hari umwana nakiriye mu isi yashize avuga ngo ishyari ry'umujinya w'Uwiteka Imana ngo rirurutse. Nubwa mbere numvise iryo jambo, sibyo? Niko bimeze ariko. None ndaje ndibaza ngo ubundi y'Imana irimo iravuga, iyo abantu bari guhanura bibwirwa bande, biba bireba bande? Abashobora gutuma Imana ihagurukana uburakari ni bande? Ahanini ni abakora umurimo w'Imana. Nibo bashobora gutuma Imana irakara cyane, kandi nibo birarakaye. Nazo message nzanyerega wantindiye. Oya, nta kibazo urazitanga, nzi neza ko utari buzibagirwe. Kuko ntekereza ko buri umuntu aje kugana akabazi ko wera imbuto. Hari abantu njya mbwira ngo ni mwere imbuto, bakaba bati se mukozi w'Imana tuzere izihe mbuto? Tuzera amaronje, tuzera indimu, tuzere izihe mbuto? N'imbuto zikwiriye abihannye. Ntabwo rero abantu bazaza bakugana ngo uri pasiteri. Abo bantu muzababazwa niba mutavuga Imana ibarimo, muzababazwa mbibabwire. Niba mubeshya abantu, niba mukorera ibyaha mu nsengero, ahubwo nimushaka mwihane hakiri kare, musaba Imana imbabazi, kuko Imana yarururukije kuvangura ikibi n'ikiza. Imana yarururutse cyane cyane ku bahanuzi bariho babeshya abantu ku macano, bajyaho bakabeshya kwiyasira ngo Imana iravuze itavuze. Abo ngabo nibo batumye Imana yururutse, kandi iraje. Abahanuzi, reka nkomerezeho na message. Hari ibintu abantu bajya bavuga ngo gukizwa nabi bitera umwako. Ntabwo najyaga amenya burya ikintu bishatse kuvuga. Nanjye maze kubona neza ko abantu bakora Imana mu jisho bashobora kuba aribo bayiteza uburakari kurenza abatagira aho babarizwa. Bari abantu bararengana.
kuko njye ndemba n'umukristo nza ku cyumweru gusenga nahagera nje gushaka Imana ariko iyo Mana ntuyinyereke ukayivuga itakurimo. uzi ko hari abantu benshi bavuye mu matorero bari inyuma y'amatorero bari hanze bakaba batakifuzwa no kugira ahantu babarizwa kubera ibyabonera mu matorero, mu madini n'amatorero. kuko mu idini nimo hari mu itorero. Itorero ni umugeni wa Kristo, ariko idini ni amateraniro yose. Yego. Baracyari mu idini ariko mu by'ukuri ntibari mu itorero. Ntibari mu itorero, bagiye ku ruhande rw'itorero, bagiye hanze y'itorero. Niyo mpamvu rero Imana byarayibabaje cyane, kuko buriya niba hari umuntu usenga akaba hari ibintu abasha kubona Imana ikamwereka, uwo ngo agira gutya akabereka akajya ku ruhande, kubera ko ntago ashaka gusengana na pasiteri utamubwira Imana imurimo. Yitandukanyije nawe kubw'ibyo abona akora bihabanye n'iby'Imana. Hari abantu rero benshi bagiye bakuwe n'abandi ku Mana. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo Imana ije guhana noneho, ntabwo ari bya bindi. Imana igiye guhera ku bahanuzi babeshya, ariko amacano ngira ngo abamo abazimu, ngira ngo sinzi. Uzi ko umuntu aza kuri cano akaza ari muzima ariko wajya kubona ukuntu umuntu yarahindutse, umuntu ahinduka mu gihe gito. Ntabwo ari cano imuhindura, ahindurwa n'iki se? aba yaraje yihishe yitwikiriye. Noneho Bibiliya iravuga ngo ibyari mu mabanga byose bizajya ku mugaragaro, sibyo? Noneho we akaza akibwira ko kuri cano ari nko muri ka kumba ke yihereranagamo abantu, akabakorera ibyamfura. Cyakwibwira ko kuri cano ari bwa butayu cyangwa bwa buvumo ajyamo agakoreramo amafuti. Noneho yaza hano rero bahita ku mihanda. Aha ni ku karubanda, ubu niho tumenyera ngo uyu mukozi w'Imana ahagaze ate. Bwacyo twatangira kumubona mu mafuti bati YouTube iramuhinduye. Ntimuhinduye, ahubwo YouTube imushyize ku karubanda tumenye uwo ari we. Buriya YouTube ni nziza cyane kuko ituma umuntu niwe wikura mu gikari akayizanaho. Rimwe na rimwe hari abavaho barira, hari n'abandi bavaho bafunzwe, kubera ko bya bindi bavugiraga mu rwiherero babizanye ahagaragara, noneho n'abanyabwenge bari bubyumve babisesengure. Niyo mpamvu rero mvugiye akantu ugiye gutuma ninjira muri message neza. Zinjiremo rwose. Message ya mbere nzanye, ya mbere mu byumve, ngira ngo icyo twari twaganiraga nabwo ntabwo twatandukira. Imana ishimwe cyane. Rero hari umurongo Imana yampaye muri Bibiliya, Itangiriro ibice 7, tuhasome mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice 7 umurongo wa mbere. Reka dusomere mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice 7 guhera ku murongo wa mbere. Uwiteka abwira Nowa ati, Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese. Injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese. Nane tugirire neza. Kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Mu matungo yose no mu nyamaswa zose. Mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira. Ujyanemo 7. Yesu shimwe. Ibigabo n'ibigore. Mana guha umugisha. No mu nyamaswa zizira. Ujyanemo 2. Ingabo n'ingore. No mu nyoni n'ibisiga. Byo mu kirere. Ujyanemo 7. Ibigabo n'ibigore. Kugira ngo urubyaro rwabyo ruzarokoke rube mu isi yose. Kugira ngo urubyaro rwabyo ruzarokoke
soma neza. rube mu isi yose. Ruzarokoke rube mu isi yose. 4 kuko iminsi 7 nishira, kuko iminsi 7 nishira, nzashyanisha imvura mu isi. Nzasanisha imvura mu isi. Iminsi 40, iminsi 40 ku manywa na nijoro, ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose, nkabitsemba mu isi. nkabitsemba mu isi. Nowa akora byose uko Uwiteka yabimutegetse. Ngo Nowa akora byose uko Uwiteka yabimutegetse. Ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi, Nowa yari amaze imyaka 600 avutse. Amen. Nowa yinjira muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be, yego, ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. Ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. Urumva ko nta handi ubuhungiro buri, ubuhungiro buri ku Mana. Yego. Nawe bazi iriya nkuge, abantu baramusekaga. Yego. Bati nawe wasaze, nawe wasaze. Abajya mu kazi bakajya mu kazi, abafite imodoka nziza bakamucaho, abafite amafaranga bakamucaho, bakabatura n'umusazi n'umumureke. Ariko nawe yagize ati yabonye ubuhungiro. Yego. Kubwo kumvira Uwiteka. Sibyo? 8 mu matungo no mu nyamaswa zitazira no mu zizira no mu nyoni n'ibisiga no mu bikururuka hasi byose bibiri birinjira bisanga Nowa mu nkuge. Yego. Ikigabo n'ikigore. Ikigabo n'ikigore. Uko Imana yamutegetse. Uko Imana yamutegetse. Inyamaswa zarumviye. None ubu uzi ko inyamaswa zizazi kuzaturusha kumvira. Ariko ratari ijambo rivuga neza ngo nimwumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Haleluya. Ngo nitwumvira tuzarya ibyiza byo mu gihugu. Imana ishimwe cyane. Amen. Reka tubwire abantu bagaruke bumvira Imana kugira ngo tuzasangire ibyiza. Kujya n'agakiza. Kujya n'agakiza. Imana ishimwe cyane. Maze iyo minsi 7 ishize, amazi y'umwuzure asandara mu isi. Yego, amazi y'umwuzure asandara mu isi. Mu mwaka wa 600 w'ubukuru bwa Nowa, mu kwezi kwa 2 ku munsi wako wa 17, yego, amasoko y'ikuzimu yose arazibuka. Amasoko y'ikuzimu yose arazibuka. Imigomero yo mu ijuru yose iragomorwa. Amen. Yesu shimwe. Imvura imara iminsi 40 igwa mu isi ku manywa na nijoro. Yego. Kuri uwo munsi Nowa yinjirana muri ya nkuge na Shemu na Hamu na Yefati n'abana be n'umugore we n'abakazana be uko ari 3, binjiranamo n'inyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo yose nk'uko amoko yayo ari, n'ibikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari, n'inyoni zose n'ibifite amababa byose binjira bisanga Nowa mu nkuge 2 mu bifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo. Amen. 16. Yego. Ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore. Ngo ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore. Byo mu bifite umubiri byose uko Imana yamutegetse. Uwiteka amukingiranamo. Yego. Uwiteka amukingiranamo. Uwiteka niwe ukingira urugi. Yego. Umwuzure umara iminsi 40, amazi
aragwira aterura ya nkuge ishyirwa hejuru y'isi. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Ishyirwa hejuru y'isi. Hejuru y'isi. Urumva isi yarasigaye. Yego. Kandi nabo Isi bari yasigaye bahunganye mu hose. Yasigaye mu bibazo. Kandi abantu basekaga nabo basigaye muri yasi. Yego. Yego. Amazi arakwira cyane, arushaho kugwira Yego. cyane mu isi. Ya nkuge Yego. ireremba ku mazi. Amazi arushaho amazi arushaho kugwira. Amazi arushaho kugwira cyane. Isi, imisozi miremire yose yo mu isi, yo munsi y'ijuru yose irarengerwa. Yose irarengerwa. Amazi agera mu kirere hejuru nka mikono 15. Imisozi irarengerwa. Imisozi irarengerwa. Ibifite umubiri byose Yego. byigenza Yego. ku isi birapfa. Yego. Uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa bikururuka hasi byose n'abantu bose birapfa byose. Ubwo ntibyanze kwinjira he mu nkuge. Ibifite ubugingo byose biri ku butaka birarimbuka. Uhereye ku bantu n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere bitsembwa mu isi. Nowa wenyine arokokana n'ibyo yari kumwe nabyo muri ya nkuge. Mana ishimwe. Amazi amara iminsi 150 agikwiriye cyane mu isi. Yego. Mana iguha umugisha, urakoze cyane. Yego. Urumva ko ubugingo nta handi ubuhungiro buri ku Mana. Mureke twiyubakire inkuge. Yego. Mureke twiyubakire inkuge. Hari abantu batubona tugenda bakavuga bati abarokore barasaza, abarokore n'abasazi. Ariko ntawe ukinasenga, nta n'usarasenga. Umuririmbyi niwe wavuze 49 mu gushimisha, aravuga ngo ngenda umukristo ngo kandi nzahora ndi we, ngo naho igihugu cyose cyanseka. 108. Ngo naho igihugu cyose cyanseka ngo ngenda umukristo. Yego. Kandi icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Kikanyibagiza ibyago byose. Kumva nduhuwe n'Umwami Yesu. Mana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Siko numva ntangiye kujya ngenda nseka. Imana ishimwe rero. Ntikomeza kubwira abantu ngo turacyakomeje gusenga, ntabwo duhagaze. Turiho turasengera abantu abarushye, abaremerewe, abuburwayi. Turakomeje kubasengera. Nimero ni ya yindi. Abafite ibyifuzo mujye mutwandikira kuri WhatsApp, mujye mutwandikira muduhe ibyifuzo byanyu tubisengere. N'abashaka gufatanya namwe gusenga. N'abashaka gufatanya natwe gusenga ni karibu. Gasengera ibintu nk'ibi. Buriya abahanuzi ni benshi. Ariko bose ntibakora nk'uko Imana ishaka. Oya. Imana ishaka ko niba ikweretse ikintu unagisengera kugira ngo kive. Gusa hari ikishobora kukwereka ikanakubwira ko nubwo wagisengera kidashobora kuvaho. Kidashobora kuvaho. Birashoboka. Ariko buri ibyinshi. None se urugero, reka nguhe urugero. Iriya mpanuka nigeze mpanura 2019 yo ku Muhima. Yego. Imwe yishe abana b'i Rwamagana. N'umushoferi agapfa n'abo bari kumwe bose bagapfa. Yego. Imana yayinyeretse iramwira ngo dore ya mpanuka ngo nakubwiye ngo ubwire abantu bayisengera, ngo bayisengeye aho ngaho barataha baragenda baricecekera. Babisizaho. Imana yongeye kuyinyereka ariko wa gatanu izaba ku cyumweru. Ndasenga mbaza Imana, se Imana nta wasenga ngo bihagarare. Yego. Rangira arambwira ngo iraje nta kiyibuza, ngo Satani yamaze kuyitegura ngo kandi ntabwo mwigeze musenga.
hari igihe kigereye cyo gusengera ntigishoboke, twe tugasenga ariko kubera ko twabwiwe kenshi ngo dusenge tukanga. Ni nayo ariko mpamvu reka mbabwira nkubaze, iri jambo ry'Imana uduhaye sinzi impamvu udashimye kurivugaho cyane, ni ko uteye Rirasobanutse zose ariko. zitanga gutyo, rirasobanutse birumvikana, ariko hari icyo nibaza. uku kwezi kwa munani Imana y'amahoro igiye gukubita abahanuzi. Imana izanye umweyo, izanye umweyo namwe mufite amacano, yego, kugira ngo muzongere kubona umuntu, ni umuntu uzajya uvuga wundi w'Imana. Umuntu w'Imana niwe ugiye kubigumamo, avuge niwe ugiye kugaragara, ariko abandi bose batavuga Imana, babandi bashaka kumenyekana, babandi bashaka kwihimbaza, babandi mbese bashaka kubeshya abantu, babandi Imana izanye umweyo ije gukubura. Bavuga ngo abo ngabo barafungwa, bari bafungwa se? Nibwo bagiye gufungwa. Nibashaka bihane, basaba Imana imbabazi, abavuze babeshya mugaruke ku macano, muhasabire Imana imbabazi, musabe isi yose imbabazi. Twarabeshye, twavuze Imana itadutumye. Ntabwo mvuga abahanuzi gusa, Pasiteri se si umuhanuzi? yego, Bose abaririmbyi mwese. Imana izanye umweyo, ije gukubura. Ntabwo byoroshye. Mujya mumbwira ngo kuki ngo nkunda, nta message ngiye mba mfite ahanini y'ibyiza se mvuga mukora ni ibihe, cyangwa Imana yonyereka ngo mbabwire ngo mwakoze neza ni ibihe. Cyakora ubwo hari abitangiye kwishimira kuko bariho basenga, hari Imana yanyeretse batangiye kwizera, batangiye gusenga, batangiye kwizera ko Imana ihari. Ariko bahanuzi mufite ibibazo, abajya ku macano mukiyasira, mukikubita hariya mukagaruka hariya. Sinzi ako se ubundi kuri cano haba akazi kikoge, ntako ndiho mbona bo ibintu bituma abantu bajyaho bakiyasira, barashaka kumenyekana cyangwa bitange iki? Njye ntabwo nshaka kumenyekana, Imana aba ariyo izamenya. Abahanuzi rero iyo ni message yanyu, numushaka senge, ariko ujye umfasha nawe tubasengere. Nibyo, Dusengere biriya bihugu, nanjye njya gufasha gusenga. dusengere biriya bihugu. Ntabwo njye buriya niyo nsenga ntabwo nirebaho, ahubwo ndeba ku bandi. Nibuze umuntu umwe ahagaze neza, Imana ishobora kuba yarengera isi n'igihugu gusa. Imana ishobora kuba yarengera isi. Yesu we, mugiye ko nambona abantu bashoreye inka. Yesu, mbona abantu bashoreye inka, mbona abantu ni benshi, mbona abantu bashoreye inka, mbona bashoreye amatungo, mbona bashoreye abantu. Mureke dusenge tutazatungurwa. Yesu Kristo we, Mana tabara. Baza kubona yenda nk'imvura iri gukuba, Imana itarakinga urugi, bagatakamba bakavuga ati noneho turabyemeye. Ntibari kugirirwa imbabazi cyane, ariko Imana ashaka ko twihana. Ubundi se barihanye usaba Imana imbabazi, yanga kukumva? Imana ni inyembabazi, irakicaye ku ntebe y'imbabazi, niyo mpamvu igutegereje. Niyo mpamvu igutegereje kugira ngo wihane. Arega nayo irababaye. Nese ugira ngo yishimiye ko Satani akomeza kuyinyaga abantu bayiremeye? Irababaye. Nigeze mbabwira nti Imana irababaye, ifite agahinda kuko
aribwo yanjyanaga hagati y'isi n'ijuru. Buriya hasi harimo indi si, hagati yacu hari iyindi si iriho abantu se nta bantu nabonyeyo. aho siko numva bavuga ngo ikuzimu, njye mba numva ko ari hasi nyine ahangaha. Ni hasi, ariko ubu hasi hari ikindi gice gihari nacyo kindi si kiriho ibizi. Kuko nangezeyo maze kugeraho mbona igiti cy'umuwembe, mbona umugano, ariko Imana iragendekera ahantu mu giti. Ikuzimu se cyangwa hagati y'isi n'ijuru? Hagati y'isi, hagati y'isi n'ikuzimu. Yego. Ntago navuga ngo nabonye amazu, nta mazu nabonye, ariko igiti cy'umuwembe narakibonye. Mbona igiti cy'umugano, kuko Imana niho yanjyanye iranshyira ngo hagarara ahangaha. Ndagenda ndahagarara merantya, ndeba imbere yanjye hari igiti cy'umuwembe. Buriya Satani nawe agira protokole, ngira ngo narabivuzeho ubushize. Noneho uko abantu bamanuka bajya ikuzimu, hafi aho ngaho hari protokole imbere yanjye narayirebaga ya Satani. Ukamanukira, nabonaga abantu bamanukira kuri icyo giti cy'umuwembe, bamanuka, hakaba hari ushinzwe kubabwira ngo mukomeze hano. Nabonye abantu benshi, keretse umuntu umwe wenyine, niwe musore, niwe wagarutse afata telefone arahamagara ngo yewe ngo ndagarutse, ngo mbonye bidakunda. Uwo niwe wenyine nabonye, nanjye Imana ihita inkurayo. Ikabugura habona. Nuko ubwo Ikabugura habona. Yego. Nashidutse mbara ntungutse Ikabuga munsi y'isoko ahantu bita mu Gahoromani. Mu Gahoromani? Nabonaga ariho ndi. Ngiye kubona mbona umusore arimo arazamuka arengera mu isoko, sinzi aho yarengeye. Imana inkura y'iryo. Ariko Imana byarayibabaje ko abantu bajyayo. Niyo mpamvu rero Imana yashaka abantu bihana bakagaruka. Nibyo, urakoze cyane umukozi w'Imana. Uko bisanzwe tambukije yerekwa rikomeye, naryo ndari kubazaho uretse ko ahanini iyo ndi mu masengesho ngenda nkuramo mesaje zikakaye. Ntabwo biba byoroshye. Nanjye nkunda kubaza Imana, nkabaza se Imana kuki umpa mesaje z'abantu zikomeye, ni ukubera iki? Imana ikambwira ngo nizigomba kumpa, kuko hari bavuga mbese byiza gusa, ariko ntibabivuge. Imana irambwira ngo mbwire abantu ko ubu nta cyiza cyo kuvuga kigihari. Nta kubwira abantu ibitangaza. Ubushize ntaguciye mu byo uvuga, mu kiganiro twakoranye wari watambukije mesaje nyinshi, kandi utambutsa mesaje zifite imbaraga. Mu masengesho wakoze, nizere ko wasengeye ibyo wari umaze guhanura, kuko njyewe nemera ko umuhanuzi abaho, nkanemera ko Imana yereka abantu ibintu, ariko nanone nkanemera ko umuhanuzi w'ukuri nyuma yo guhanura asengera ibyo yahanuye, kuko nizere ko utari muri ba bahanuzi bashimishwa nuko ibibi bahanuye bisohoye. Ahubwo noneho njyewe nizere ko uri muri ba bahanuzi basenga ahubwo bakuzaho na bya bibi babonye, kuko burya Imana ikwereka ikintu kugira ngo ugisengere. Impamvu umuntu atanga mesaje ni ukugira ngo abantu bareke, mbese bareke kurangara, cyane cyane ko ujya ukunda kumbwira ngo utambutsa mesaje nkeya, izindi ukaziceceka. Ese warasenze? Ndaza kukubaza ibibazo bitewe n'ibiganiro twagiye dukorana njye nawe. Wibutse gusengera izi mesaje wagiye utambutsa? Reka nkusubize ku cyo wari mbajije ngo zere ko utameze nk'aba bahanuzi. Wowe nta nubwo nzegera mera nkabo. Yego. Ntabwo nzegera mera nkabo, kuko njye mvuga icyo Imana yantumye, nkavuga igihari, ibidahari ntabwo mbivuga. Yego. Nabonye rero akenshi hari abambaza ngo jya uvuga ngo ugire gutya, ngo ugire gutya. Ntabwo ni ngombwa inshuti zanjye, ngomba kuvuga ibyo natumwe, kandi nkabuvuga uko
ngomba kubivuga. Winyemeza rero kugira ibindi nongeraho. yego Ibyo bindi nawe nushaka kubyongeraho ni akazi kawe, ariko aho nagarukirije ni aho ngaho. Wowe gusa icyo nakugiraho inama nanjye nigira ni uko tugomba gusenga. yego hanyuma ndagira ngo uri n'amatwi yumve, uyu munsi ufite mesaje nshyashya ushaka kuvuga, ariko ndagira ngo tubanze tuganire. Hari mesaje watambukije mbona ibaye nk'ikanguye abantu. Uvuga uti Imana yanyeretse hari umuntu ukomeye ushobora gupfa. Ntabwo wavuze ko agiye gutaha, wavuze ko agomba gupfa. Reka nkusoreho aho ngaho gatoya. Ntabwo navuze umuntu ukomeye, ahubwo navuze umuntu uzwi. Sorry. Umuntu uzwi. Wavuze ko ari umuntu uzwi kandi wamenyekanye ugomba gupfa. Mu masengesho wasenze hari ihishurirwa waba waragize kuri uwo muntu ko yenda Imana hari ikintu yabigiye gukora ku buzima bwe ikamurengera? Njyewe icyo mpamya neza ni uko buriya abanyagatolika nibo bamwitorera mu gatolika nibo bavuga ngo hari icyo bita kugarukira Imana. Yego. Ntekereza rero iyo wagarukiye Imana ukayisaba imbabazi, kuko n'igihugu kiriho n'igihugu gihabwa iyo mesaje, nubwo mba ntaravuze uwo muntu uwo ari we nyirizina, kuko sina ngombwa nanjye abenshi numvise nimvuge uwo muntu, ntabwo ari ngombwa kumuvuga. Ahubwo abanyabwenge baramusengeye, hari n'abagiye banyandikira bakambwira ati ubu turi gusenga Imana irengera uwo muntu. Erega Imana irashaka abantu bagira urukundo. Yego. Nahindukira rero asenge nk'uko nakomeje mbivuga. Umuntu iyo agarukiye Imana agapfukama akajya imbere y'Imana, yaba akomeye yaba yoroheje, agapfukama agasaba Imana imbabazi, akavuga ati Imana ndagira ngo ngaruke imbere yawe nyizo ntunganye. Imana rero akumva cyane kuko turi igishoro cyayo. Yego. Turi igishoro cyayo. Iyo wagarukiye Imana ukayemera ko ugiye kuvuga ubutumwa bwiza, ukayemera ko ugiye kuyikorera, ntekereza ko Imana yakumva. Ntabwo rero byakuraho kutamusengera. Naramusengeye, hari n'abandi buriya bamusengeye. Ni byiza gusengerana, ariko ikiruta kuba cyiza ni uko nyirabyo nawe, nubwo ntavuze izina, ariko twese tuba tugomba kwisuzuma tukareba. Yego. Tukisuzuma tukareba se mpagaze nte, ukikosora. Ni byiza rero ko kwihana ni byiza, n'ibyo byose byakurwaho. Kubera ko n'ubundi wari wabivugiye kuri social media, ikibazo ndi kubaza ndashaka kumenya, Imana hari imbabazi, hari ubutabazi yatanze kuri uwo muntu, cyangwa nta makuru mashya ufite? Oya, kuri uwo muntu nta makuru mashya mfite. Ntayo ndabona. Ninyabona nayo nzayavuga buriya. Okay. Ntacyo bitwaye. Hanyuma hari ikindi kintu wari wavuze ku kintu kijyanye n'intozi. Yego. Intozi, uvuga uti nabonye intozi zinjira ahantu mu gihugu. Navuze ko zinjiye, ariko navuze ko ziri ku mipaka. Zigomba mu nyuma ukabona zirinjiye, ziri kurumagura abantu, kandi uwo ziriye agapfa. Hanyuma ukavuga ko icyo gihugu, ese uyu munsi wa none byo warabisengeye? Narabisengeye, kuko n'ubushize narakubwiye ndakubwira ngo umuturanyi wawe ntabwo wakwifuza ko ikibi kimugeraho. Yego. Kuko buriya ntekereza ko nubwo byaba bituruka ku muntu umwe, ariwe wabateza akaga muri icyo gihugu kiri mu biyaga bigari navuze. Yego. Ariko ntabwo ari ngombwa ngo niba umuntu umwe ashobora guteza abantu akaga, ngenda senga nkasengera bose kugira ngo Imana y'amahoro ibarengere. Hariho rero bashyizeho komantere ngo icyo gihugu ni ikihe, nkumva abandi baravuga ngo ibyo bintu uvuga ntabwo ari byo. Ngomba kubivuga. East Africa ifite ibihugu byinshi. Niyo mpamvu rero
ibyo bihugu tugomba kubivuga kugira ngo byose bisenge. None se ni ngombwa ko abantu n'ibihugu bidukikije byose bisenga. Kandi hari abavuze ngo ese ngo ni igihugu cyacu, ngo ese ngo ni ikihe. bariya naye narabibonye, hari n'abampamagaye barabimbaza, ariko iyerekwa ritambutswe uko ryabonetse, ntacyo aba yagabanyije cyangwa yongere. Ntacyo ngabanya. Nanjye nababwiye ko ntakizi, ariko ari ibihugu biri mu biyaga, ari igihugu kibarizwa mu biyaga bigari, nk'uko wari wabitambukije. Ni byiza rero ko abantu basenga, ariko nanone ntabwo ubutumwa bwiza iyo butageragejwe ntabwo buba ari ubw'ukuri. ubundi nacyo ni ikimenyetso cya mbere kiba kigaragaza ko ubwo butumwa ikindi nshaka kuvugaho, hari abantu ndiho mbona bampamagara bakambaza amagambo aterekeranye. Ntabwo ndi umunyepolitike, inshuti zanjye bampamagara bambaza, ntabwo sinshaka guhamagara dusenge, mpamagara tuvuge Imana, mpamagara umbwira uti mfite icyifuzo ndashaka kunsengera, dufatikanye nkusengera Imana, ariko kumpamagara unjyana mu bindi bitari mu murimo w'Imana ntabwo mbishaka. Abantu tubyumvireho, ntabwo ari uko nguko nteye. Mpamagara umbwira uti dusenge, ntabwo nshaka kumpamagara umbwira ngo Pascal ameze atya, ngo icyo ngo avuga ngo igihugu ngo kivugisha ukuri ngo ni icy'u Rwanda. Ntaho ibyo bihuriye, inshuti zanjye. Oya, we nimba abona ko hari aho akibona azagenda kivuge. Nese arabigucishaho ibyo uvuga, hari umuntu uba wabikubwiye. Ntabwo mbikunda rero, ngenda avuga Imana. Ni ubutumwa bwawe, niyerekwa, ntabwo uvuga ibyo wabwiwe. Nimba bo bafite ibyo bashaka kuvuga, bashobora gushaka aho babivugira. Mwintekerereza n'imitekererezo ubwanyu, ibyo ntaho bihuriye. Ngendeho ndavuga ni ibintu bishobora kuba mu buryo bugaragara, ariko nanone bikanaba mu buryo butagaragara, kuko ni ibintu byo mu isi y'umwuka. Abantu rero barasabwa kugaruka, cyane cyane abahanuzi, abavugabutumwa, abapasiteri. Imana yakweretse neza, watubwiye neza ko ari bo bantu bateje Imana ikibazo, agahinda. Ariko twizeye neza ko ibintu byose bizagenda neza. Mukozi w'Imana, urakoze cyane kuri message nziza uduhaye. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, nurangiza uratambutsa nimero yawe ya telefone kugira ngo wakenera ibisobanuro akubaze, kuko ngewe ntabwo namenya gusobanura ibintu ntabonye. Iyerekwa niwe riba ryaciyeho. Karibu n'isengesho. Turagushimye Imana yacu, Imana idukunda, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa. Mu izina rya Yesu Kristo rero turaguhamagaye ngo ukomeze kubana natwe. Twakunezerewe cyane, watugire neza, tukugiraho umugisha. Ngaho ukomeza kubana n'abandi bose, databuja tutari kumwe hano, abari mu bihugu byo hanze, abari hirya no hino hose. Nsengeye ibihugu biri mu biyaga bigari, mu izina rya Yesu Kristo ngo ubishyireho uburinzi bukomeye. Ngaho rero natwe komeza kugira neza, tukugiraho umugisha. Ndasenze kandi nsengeye buri umwe wese ngo umugisha utanga umugereho, ariko ndavuga bagukurikiye, abakwiringiye, abakuzi, abo ngabo bagire neza, bakugireho umugisha. Urakoze rero, senze nizeye ko bishoboye, bisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Urakoze cyane. Tambutsa nimero yawe ya telefone kugira ngo uwakenera kuguhamagara, uwakenera ko musengana, uwakenera ubundi busobanuro abe yakubona mu buryo bworoshye. Nimero yanjye rero ni 0788 96 97 41. 0788 96 97 41. Amahoro y'Imana abane namwe kandi ndabakunda. Urakoze cyane wowe wari washimye kubana natwe. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe. Ukeneye kutugezaho ubutumwa bwiza, ukeneye kuduha ubuhamya, ukeneye kuza kwamamaza Yesu Kristo, reba nimero y'Imana Irahari TV, urayibona munsi y'ikiganiro. Uduhamagare, utwandikire, twamamaze ubutumwa bw'Imana kandi bugere kure. Nongera kubibutsa ko dukwiye kuba maso, kuko Yesu atari yaza urupfu
rugwaza kandi urupfu rutaraza Yesu nawe yaza. Mube maso musenge rero kuko tutazi umunsi n'igihe Yesu azazira kutujyana. Shalom.